Arya Brazil siwe kuri Zaburi nshya. Naramusuye Brazil kuri Zaburi nshya. Kikigano cyawe ntakibonye. Nari kugira amafaranga gutega mvuye Rubavu ngagera Kigali ngagera nandi mo. Ako sikwe katagize izo mpuhwe. Zo kuvata umuntu yavuye Rubavu ateze amafaranga yaje kuvuga ijambo ry'Imana asuye mu rugo. Ikiganiro cye ntago nyirekuye kweke atagize izo mpuhwe ngavuga ati kino kiganiro kanyirekura. Mbo ni kazi cye. Zawadi yarwanye intambara yo kugira ngo akuremo iyinda Imana ihagarara kuri uru ruhinja. Ngeneretswe uyu mwana Zawadi yarwanyije ngamukuremo agiye kuzaba umuhanuzi ukomeye. Ubwo se ariko Brazil umubona gute? Urumva yacikwa. None nginda ngo bayisize ngo kumukira w'imusanze. Umva mfite nimero wa mugabo we ndaje ndaguhamagara. Hagarara kigabo ukomere. Aba bateka mutwe aba baferi bo mu nzu y'Imana. Bari kukugereka hindu utateye. Tujye kubasengera Imana bashire ikimenyetso. Bayisize kumukira. Pasa nk'umuntu mukuru w'inararibonye kuko abakozi b'Imana babiri. Yego. Umwe yateye undi nda. Umwe n'umugabo undi n'umukobwa. Umugabo ufite umugore wasezanye mu mategeko, umukobwa ukiri wabo utarashyingirwa. Yego. Wewe wabyumvise ute nk'umuntu w'inararibonye? Yandangiye koko Brazil ndabwo ari marayika. Nane Zawadi ndabwo ari marayika. Kandi nk'umuntu batindanye nanone. Hari n'abantu bakizwa bakarenga iki? Bakarenga umusaraba. Agakizwa karenga umusaraba. Kandi nasomye umubwiriza arambwira ngo ndugakabye kuki ranuka kuki wirimbusa. Yes, ndabasuje bakunzi bandi mu Kristo TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone turi kumwe na Gonareke Plus kuri kamera zandi mu Kristo TV turi kumwe na Pastor Laban ari we nyirindi mu Kristo TV niwe tugiye kuganira nawe mutumire rwacu uyu munsi turaza kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye ariko byose biraba ari ibintu byo kubaka umurimo w'Imana. Abantu badukurikiye rero mwumve ko kino kiganiro ari ingenzi cyane kuri wowe dukurikiye cyane niba ukunda Imana niba ukunda kwizera ariko by'umwihariko niba ukunda Pastor Laban ugakunda David ugakunda ndi mu Kristo TV tukurarikiye gukurikira kino kiganiro. Amen. Reka nkubite mbanguranye. Kanakire Pastor Laban nakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira Imana iguha umugisha nabashiki bacu na bene data nabo batwakiriye kuri telefone zabo cyangwa se kuri TV zabo. Imana ikomeze ibaduhere umugisha mwinshi cyane. Yego kugira ngo nze gukomeza mvuga ati se ni gute umuntu ashobora kwakira umuntu we biba byagenze gute reka dutange n'isengesho ntaza kwibagirwa. Tubanze twiyagize Imana tuyo muri iki kiganiro cyane ko turi buze kuvugamo amagambo menshi agiye akomeye cyane abantu badukurikiye neza mvuga ko ari amagambo akomeye turi buze kuvugira muri iki kiganiro. Yego. Reka ngusabe ubanze udushyira imbere y'Imana. Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe wakoze imirimo n'ibitangaza abana natwe kandi uratwemerera ushima ko twagera kuri uyu mwanya kwa masano ku iminota. Mana ndagushimiye cyane izina ryawe niryubahwe tubera Imana tubera umucyo tubera umuyobozi muri byose mwamudukunda mwuka utuyobore kandi aze agumane natwe nyagora ku ngoma kugira ngo izina rye ryubahwe. Dusengeye bene data n'abashiki bacu badukurikiye kugira ngo ubane nabo ndetse nabo ubagire neza mwamudukunda uko bakumva bimeze kose tubabyire ngo haracyari ibyiringiro izina ryawe niryowe kuko uri Imana nyamana kuko turabizi neza ndajambo wavuze rizahera izina ryawe nirishimwe ngagumana natwe David ubane nawe nanjye ubane nanjye abakunze bacu data batose myiza ubane nabo kandi imbaraga zawe zireme imirimo n'ibitangaza kuko uri Imana nyamana ngo turengere kandi utugire neza muri byose niko dushima Imana mu izina rya Yesu amena. Hanyuma rero Pastor reka tumanze tunyarutse kuri aka kantu tukaveho n'ubundi twaturi ku murimo w'Imana no kuba ku murimo w'Imana tutangire ikiganiro cyacu gutya. Ejo bundi nagiye gukurikira inkuru zigiye zitandukanye mu iyobokamana ariko biba byiza iyo umuntu aganiriye n'umuntu nkawe ufite uburambe burebure muri uyu murimo w'Imana umuntu wakijijwe kera umuntu w'inararibonye umuntu w'inararibonye ubuzi ngo bimeze gutya nkuko wenda nagiye mbivuga narakubaje ati se bano bantu bana nabo gute ijambo wansubije ndarizi ati nukwihangana nukwihangana byose bisaba kwihangana dushaka kureba. Hanyuma nagiye gukurikira inkuru zagiye zitambuka mu iyobokamana cyangwa se social media. Hari umukobwa witwa Zawadi ni umukobwa wakozwe n'abantu benshi
yego ngenda nimvuga Zawadi ndamuvuga nk'umuntu muzi umuntu wagize kuba yahura nawe atarajya kuri social media akajya kuri social media tugakorana yego ndamuvuga nk'umuntu muzi ariko nubwo muzi reka tuze kubaza ahubwo icyo abantu batekereza ntago ndibuvuge byinshi ahubwo reka mbaze pastor uko we abitekereza kuba icyo kintu camuvugwaho. yego Zawadi ejo bundi hasohoka inkuru ko yaba atwite ariko agatwita inda y'umugabo witwa Brazil. Ni umugabo ufite umugore usanzwe ukora iyobokamana byose byasanga bigahura umuntu ukora iyobokamana Brazil siwe kuri Zaburi nshya. Naramusuye Brazil kuri Zaburi nshya. Kikiganiro cyawe ntakibonye sinzi impamvu yanashobora kuba cyaraje muri byinshi cyangwa se ariko byagenze ariko nziko nageze cyangwa nawe cyawe na bya biganiro hari uwo tuherutse kuganira arambwira ati ngo Brazil mukoranye ikiganiro akubaza ngo mbese si turi murayizi ngisi turi murayizi ngo iyo utazi yo si ubwo nyine ikiganiro ntago gisohoka nahise baza uwo muntu ati si iyo kubaje ngisi turimo ngo urayizi nyine nkabashaka kukubwira ati mpa amafaranga kugira ikiganiro cyawe nyirekure ubwo rero niba utarayamuhaye ndayo namuhaye nose nari kugira amafaranga gutega mvuye Rubavu ngagera i Kigali ngagera nandi muha ariko sikwe katagize izo mpuhwe zo kuva ati umuntu yavuye Rubavu ateze amafaranga yaje kuvuga ijambo ry'Imana asubiye mu rugo ikiganiro cye ntago nyirekuye weke atagize izo mwenga avuga ati kino kiganiro kanyirekure bo ni kasi cye twikomereze byo biramureba ariko pastor none ukuntu uteye ngo nta n'ikibazo bigutwaye nose bintu ngwaye iki buri cyo uzaba cyo David kira kutegereza cyo uzaba cyo kira gutegereza umugisha wawe ndahujya niba ari ijambo Imana yateguye ngo rizagera aha ishura guca kudacano rigaca n'ahandi nose ibyanyuze kuri Gwane ya TV rigera urukwigukera kugera kandi Imana yashaka kugeraho ikigeraho uburazwi tugiye kwa Brazil cyane ubu turi wawe ubu none turi no kuri ndi umukristo bitagizwe mu ruhari na Brazil uko dukomeze ayo makuru ya Zawadi tuyumve neza amakuru ya Zawadi rero ko nanjye nasanye nawe yarabutsweho ari gucicikana ko mbuga nkoranyambaga ngo Zawadi yatewe inda na Brazil pasa nk'umuntu mukuru w'inararibonye kuko abakozi b'Imana babiri yego umwe yateye undi inda umwe ni umugabo undi ni umukobwa umugabo ufite umugore wasezeranye mu mategeko umukobwa ukiri iwabo utarashyingirwa yego wewe wabyumvise ute nk'umuntu w'inararibonye yandangiye uko nabyumva uko nabyumva cyangwa se uko nabifashe burya ndawe bitubaho ndawe bitubaho na Paul yavuze ngo turi mwisi dufashe ibihe mu ntambara David nimbera kuri kano nimvuga bino bintu ndi umusore ndari Maria yego isengesho ryanjye yavuga ngo Mana numfasha ngagira umugore ndaragira ibingusha nzagushira tarakomeza nubwo uvuze ngo ntawo bitabaho nawe wishyizemo ko byakubaho nose ndacyari kwisi David ndacyari kwisi ndacyari ku rugamba hari ukuntu tubona abantu tukahita tubizi tukavuga tura ntago byamubaho bari kumubeshyera sawa rero ntangiye ukuntu ngufata numva ko bitakubaho none dutekereza ko buriya David iyo ukire mu rugamba ubugomba kwitegura ko haduye yakurasa kimwe no kunawe uramurasa kuko muri ku rugamba muri kuri tere murimo murarasana iyo agize amahirwe aragukubita wacitse intege aragukubita uretse ko Paul yavuze ngo shobozwa byose na Kristo umbike imbaraga buriya David ikintu nakubwira aho ni naho bamwe bahera ubundi hari n'abantu bakizwa bakibwira ngo bageze mu ijuru Zawadi uyu nguyu uvuze cyangwa se wa Brazil uko nabumvaga mu biganiro byabo Zawadi uvuze ko wamubonyeho live ngiye muzi muri social media ari umukobwa rwose ukubita turazanye cyane Zawadi ari umukobwa ukubita rwose ngomba ngo n'umunyamusanze kuri social media rwose akaba yarabiciye kandi cyese ngamumva muri Zaburi nshya nubwo afite ibindi myamakuru yagiye agaragaraho byo byinshi kese byamufatanye mu rusengero ubwo rero Zawadi kuba yaba yaratewe inda na Brazil bibaho ariko nanone biteye isoni biteye isoni cyane byashoboka kimwe nuko yenda ari imvugo z'abiki gihe ntabwo nje hano ngo mbihamye David kuko ntabwo nageze kuri tele
kandi nawe nabonye iki kiganiro wagisohoye sinziye na niba watwaje ukavuga ngo Brazil ibyo ndi kumva nibyo nibizanguruza muri social media baza Brazil yego sinzi niba wataye inkuru ukavuga ngo inkuru nakoze yego ngiye bampamagaye i Kigali abanyamakuru bakorera i Kigali y'Gospel sibyo yego sorry bampamagaye barambwira ati David kuzanye Zawadi ukaba tuyi Musanze hamwe na Zawadi aya makuru ko Zawadi atwite urayazi yego abantu babyumve neza just banampamagaye turi kumwe sitwa turi kumwe naje gukora umurimo w'Imana hano ndavuga ati ntago nyazi ndaza kuyakurikirana nyakurikiranye Zawadi ndamuhamagara ntiyamfata waramuhamagaye ndiyagufata yego Brazil nawe tujye tuvugana ndamwandikira nawe ntiyansubiza urumva ngewe mpamagara umuturanyi yego namaze ati amakuru ya Zawadi arambwira ati Zawadi ntago aheruka kugaragara ariko nanjye nayimaze iminsi Zawadi tagira ute utamubona ntamubonaho ko tukimara gukorana twakoranaga ibiganiro mbere dukorana ibiganiro Zawadi akijya kwa Zaburishya n'ikiganiro cya Zaburishya gisoko bwa mbere Zawadi yarampamagaye njya kumureba turaganira namubwira ati Zawadi urabona utangiye kugenda abantu benshi bakumenya ubwiza ahantu hari imbaraga yego hari ukuntu ugomba kwitwara uwo munsi twaganiye uwo munsi Zawadi ntabwo nongeye kumuca igera twajya tuvugana kuri telefone ukumva ntago ashaka kunyiyereka yego njye namureka uburenganzira bwe ko niko kuri ntago ndi kubeshya niko kuri ariko kuri ariko mbere yaho Zawadi rero wa muntu nicazaga kuri kamera nkamubwira ati Zawadi bari bitwara gutya yego nkamusobanura ati bitwara gutya bundi just yagiye kwa Brazil bicara kuri kamera yagiye kwa Brazil hari ibintu amaze kumenya kuko kuri kamera uburyo bitwara yego ari nje wagize ute wabimusobanuriye wagize ute wabimusobanura ariko kigiye kwa Brazil ntago nongeye kumubona uko niko kuri nawe niba dukurikiye ahamagare avuga ati David ibyo uvuze ntago ari byo ntago ariko yego sibyo rero yankuru nyimenye nagiye ku musuri wabo nsanga ntabahari ngo mubaze ati Zawadi nugute ibyo ndi kumva ni ukuri ngezeho ntabahari hagira ncoka ngiye gutegereza undi muntu ahita amamagara nsubira ku kazi aho nkorera yego ngize amahirwe mbona uramutumirwa wabonye nawe mutanya wa Zawadi nibwo twaganiye kuriye yego ariko mu byukuri ntago nigeze nemeza ko atwite kwako ntago ndamenya ayo makuru na Brazil namwandikiye ntiyansubije yego none nge nari gukora iki aho ngaho nyine urumva iyo tuvugira hano mu binyamakuru cyo bikora wenda amakuru kino nabizeza yego ndakomeza kugenda mpamagaza Zawadi nubwo atari kumfata yego ndakomeza kuko nimero ndayifite nyine Zawadi turaziranye yego usibyo ko kijya kwa Brazil twahise tugira mwese musa namutandukanye gusa yanda tugerageze kwihutisha ikiganiro yanda icyo navuga ko iyo nkuru nuko yanda wabikurikirana birashoboka kuba yaba atwite cyangwa se bikaba bidashoboka akaba ari amagambo yaryayo hanze hano kuko na David twicaye hano hari abantu bagiye batuvuga ibintu umuntu akakugira dayimoni ndacyo utakoze ngo umwana w'Imana umuntu akakugira satani ndacyo utakozwe ngo ukiranuke kandi bakavuga ibyo rimwe na rimwe ukubutse ngo mu 2 mu 3 mu 7 bakabivuga buri muri 40 jours kumva rwose ikintu cy'igihuha cyazamutse aho ngaho ubwo rero kano kanya ntabwo ngiye mu mwuka ngo Imana ibimbishurire niyo mpamvu ugiye ngo bishobora kuba byo cyangwa se akaba atari byo ariko noneho rero birashoboka nk'uko ngo ugiye ngo byabaho kuko Brazil ntabwo ari marayika nane Zawadi ntabwo ari marayika kandi nk'umuntu batindanye nanone kuko nakunze kumubona cyane kuri Zaburishya nk'umuntu batindanye nawe urumva kagomba kuzamo hatabaye imbaraga z'iki z'Imana imbaraga z'Imana ikintu nari mvuze ngo ndi umusore nahanganaga navuga ngo Mana ningira urugo nzagushima Imana imba urugo ndi Mariya uyu munsi ndi umugabo ufite abana benshi ntabwo ari bake pe abana mfite ni benshi ni benshi ariko burya naje kumenya ndavuga ngo satani y'umusore niyo satani y'umugabo ugaba ibitero ku basore niyo yabigaba no ku bagabo dufashwa no gusenga David
namwe abadukurikiye dufashwa n'imbaraga z'Imana, kuko turi mu isi, turi mu ntambara, turi mu isi, turi ku rugamba, turi mu isi. Ugomba kumenya kuri ku rugamba. Impamvu yavuze ngo kano kantu, hari abantu none bavugira Imana bakagera ku rwego, bakagera ku mikerezwe, wavugiye ibintu, bavugiye ibintu gabasi koko Mana we, uyu muntu yageze mu ijuru. Kandi biri ikintu nakibwira bene data muri hano, ikintu nakibwira bene data muri hano, nurwana n'umuntu ukabona wamunesheje, sigara n'imbaraga yenda wakitabaza guhindukiranye. Ni werukanga ku muntu ukabona wamyerukanzeho, imbaraga zose ndose mateganya nizo wakoresha aramutse aguhindukiranye. Buriya David, wari uzi ko hari n'abantu bakizwa bakarenga umusaraba? Hari n'abantu bakizwa bakarenga iki? Bakarenga umusaraba. Agakizwa karenga umusaraba. Kandi nasomye umubwiriza arambwira ngo ndugakabye kuki ranuka, kuki wirimbusa. Kuki akanyandika gufiya, yenda hari ukuntu navuga gutya ati se pastor ko tumuzi kakijijwe, se yaba dakijijwe yaba oya, ndakijijwe, ariko iteka ryose David nisanga ku mavi, nisanga ku mavi senga, mvuga ngo Mana nyongera imbaraga. Ubwo tugeze ku wa mbere mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 11, nyongera imbaraga sonse uyu munsi, nyongera imbaraga nzasose kino cyumweru, nyongera imbaraga nzarangize kuno kwezi. Ariko hari abandi bakizwa bakava ku mavi, bakicara bakarango bwicariro, abo barenze umusaraba, barenze umusaraba, bena abo ngabo barenze umusaraba. Iteka ryose iyo wumva kari wowe ukomeye, kumva kari wowe kirangirire, kumva kari wowe uri kuvuga isika, kumva uri hafi yo kurunduka, uri hafi yo kurunduka. Bundi uzamutse igiti ukagera mu bushorishori, hasigaye iki? Hasigaye kugwa hasi. Wenda rakurenga ubushorishori, kuko iyo urenze ubushorishori uraminuka. Wirinda kurenga iki? Ibanga ry'ubutsinzi ni ukwirinda kurenga ubushorishori, kuko iyo urenze ubushorishori wongera kwisanga ku butaka. Niyo mpamvu iteka ryose dora twisanga ku mavi dusenga, tuvuga ngo Mana twongera imbaraga, tuvuga ngo Mana kora ibi, tuvuga ngo Mana duhe tumare kuno kwezi tukiri mu buntu bwawe, kuko kugera ku buntu bw'Imana birahenze, ariko kubutakaza ni mu masegonda make cyane. Zawadi rero nabo ba Brazil byaba, ariko twabagira inama yo guca bugufi, bakongera kumanuka bagaca bugufi, bagasenga, bagasaba Imana imbabazi, ndetse n'abantu b'Imana imbabazi, kuko ndabizi Imana irakicaye ku ndebe y'iki? Y'imbabazi. Reba kara kantu niba karimo neza ku kaboro kawe. Niyo mpamvu kiza Yesu kandi niba twite, kuko batwite ndabwo ari icyaha. Munyumve neza, kuba twite ndabwo ari iki? Icyaha. Kuba twite ndabwo ari icyaha. Icyaha ni ikihe? Kuko ni umukobwa cyangwa se n'umudamu azatwita. Bo n'umudamu abereyeho kubyara. Wabanza unyumve, umudamu abereyeho kubyara ho ku buryo yatwisemo, inzira byaciyemo kugira ngo atwite. Sadepa ko uravuze ngo Brazil ni umugabo ufite urugo, wanimariye ndabizi, wabonye n'amashusho, nabonye n'ibukubwe kuri social media. Zawadi ni umukobwa, cyangwa se hano ni umudamu ariko wibana. Ubwo rero bishaka kuvuga ngo uburyo yatwisemwo burasa bute, nicyo tugomba kwibazaho, kandi byaba ari nabyo tukababwira ko bishoboka, ariko tukabayobora inzira yo guca bugufi bakabyemera.
bakareka kubisha. Buriya David, icyaha uragisha kikabyara ikindi. Uragisha kikabyara ikindi. Ariko icyaha gihari ukamenya uburyo bwo gucihana ukagisandaza ugakubita hariya, Imana ikugirira neza. Bemere, bagaragare, babivuge, byarabaye, ariko turasaba Imana iki? Imbabazi. Niyo nama nabageranye, niryo sengesho nabatura muri iki gihe bimeze uko nguko. Ibi bintu biri kugenda biba ntago ari ugutukisha umurimo w'Imana? Ni ugutukisha umurimo w'Imana. Ndabwo bibabesheje Imana icyubahiro, ndabivuga kandi nongere misubiremo, ndabwo bibabesheje Imana icyubahiro. Biba byabaye nk'abantu baba bari ngitara hariya, nyine baba bamurikira bari icyitegererezo, nga bino iyo byabaye biha Satani urwaho. Niyo mpamvu iteka ryose navuze ngo turi mu ntambara, ugerageza uko ushobora kose kugira ngo haduyi atakurasa, ariko igihe yakurashe ikuremo umwambi ukomeze urugamba. Muri rusange Zawadi aramutse atwite, ngo no gucibwa mu itorero? Inama twayitanze, aramutse atwita, nabwiye ko gutwita si cyo cyaha. Yagenda cyane ubusamanye bwabaye bwavuyemo gusama inda y'umwana. Yamara kwagera itorero rye akarisaba imbabazi, gikoranye itorero dutanga ibihano bakabimuha, akabikora. Kandi Imana niyo imenya uburyo duca bugufi, Imana niyo mutunzi w'imbabazi, ni nayo naneze byose kuri Zawadi. Kuko nubwo bimeze gutyo, urukundo rw'Imana ruracyari kuri Zawadi. Imana iracyamukunda, twe mu maso yacu byabaye bibi, mu maso y'abari bari gukizwa nk'umuntu w'icyitegererezo, hano Satani arahinjirira, abantu bagacika indege bate baba nitwabizerega, none dore twe bibaye. Satani agenda ari kongora ati dotse wawe ndesi nawe wowe se uri igiki? Ariko nama nabagira kwegera itorero abashumba babo, basabe Imana imbabazi n'itorero imbabazi. Murakoze cyane. Numva nta kindi kintu nshobora kuba narenzaho kuri Zawadi, ahubwo kitse niba ari nk'umuntu dushobora kuba dukurikiye, yego, ni ire somo yakora kuri Zawadi na Brazil? Isomo yakura kuri Zawadi, yenda ngange isomo nabakuraho, n'utuntu dusa na silogo zanjye nagiye mbamo. Ko urabona igihe imyaka maze ngendana n'Imana, hari benshi twahagurukanye bagenda bagwa bacika indege, ariko iyo nabonaga umuntu twagendanaga yaguye Satani yamurashe, ngiye narushagaho kwirukanga. Narushaga kwirukanga, narushaga gusenga, narushaga kuzamuka imisozi, ngavuga ngo urashuriye nanjye yandasa birashoboka. Kugera nano uyu munsi ndacyahatana mu rugendo kugeza ku munsi wa Yesu Kristo azamamagariraho ngatabaruka. Uyu muntu rero ibyo twabigiraho, mumenye ngo hadoye yarashe bari abantu, nawe ni wowe wasigashe. Kora ropuri rero kugira ngo wongere wambare imbaraga, wegere Imana cyane, kugira ngo nawe mu gitondo hadoye yarashe bazabede nawe atakurasa. Hanyuma rero reka tuve kuri Zawadi twivuga ijambo ry'Imana, nabyo byari ingenzi kumuvugaho, kugira ngo abantu dukuremo amasomo agiye atandukanye, abantu bari kwibaza bagaca Zawadi urubanza, cyangwa se ako ni nabyo babacamanza abo ndi babura. Ariko buriya ngo umuntu uzi imikorere y'Imana, ng'umuntu uzi haduyi duhanganye nawe, yagakwiye kugenza make, akagenza make ahubwo akabasengera, kandi nanone we agakuramo imbaraga zimushoboza kugira ngo agendane n'Imana. Naho abacamanza bo ndi babura, ariko ni nabyo ndi babura, ni nabyo, ariko buriya siho kuri kugarukiye ku manza zabo. Ariko nabo nyine bamanze bumve ukuri, barebe ukuri, bategereza Zawadi. Ngenda komeza gushaka Zawadi, yego, igihe nzamubona cyose akampukuri, nzawutangaza, cyangwa se n'ahandi nzabona nkabona yahavugiye ukuri, yego, nzabitangaza. Ariko muri iyi atari yavuga ukuri, yego, ni ukuba dufashe amakuru tubona. dongo turacyari guceka, turacyari mu rujo ko tuzi ko amagambo abaho,
ariko nano tuzi ko nabyo bibaho. abavuga ngo 80% y'abantu bavuze inkuru nkabari impamo. Buriya ngo inkuru yasakuje. Burya iyo nkuru ntabwo ipfa kuba yaje gupfa kuza gutyo. Hari icyabiteye. Bari icyabiteye. Kandi nawe niba azi ko icyo bari kuvuga kitari ukuri. Nawe yakaje agaheza abantu kuri ku bantu bamukunda nibirinde byagira ahangaha. Abo kuba ari gutinda niyo mpamvu inkuru ziri kugenda zigira ute nanone zibanyishe. Wowe nawe nahaguruke. Zawadi handuri ngereka nkwisabire. Zawadi genda gusabye ahantu uri kugira ngo abantu badakomeza gukora inkuru nyinshi bagakora ibintu bitari byo akavamo n'ibicumuro byinshi. Ngwino ubwira abantu kuri niba utwite ntawe guteye amabuye utwita ni byiza pastor yabivuze ahubwo uburyo watwisemo nicyo kibazo. Wanasaba n'Imana imbabazi ukajya mu rusengero ugasaba Imana ugasaba mu rusengero imbabazi kandi zaki ibintu byose byagenda neza. Kuko ariyo nama natanga. Buranda cyaha Imana itababarira. Kimwe nuko n'abashumba ndacyaha tutababarira. Biterwa n'uriya muntu ko yaje aciye bugufi. Kuko buriya ndacyaha Imana itakubabarira. Niba ari ndacyaha Imana itakubabarira n'abashumba ndabyaha tutubabarira. Kuko uriya muntu siburabwira David buriya no kugira umutima ushobora kwihana. Nabwo ni n'ubutwari. Ku buryo umenya ngo nakoza cyaha ubwo nagikoze Imana ijuru ringwiriyeho ariko Mana ndawundi wandabara ni nawe nde buhungeraho. Akura Satani ashobora no kumwigisha utuntu yikuremo kikaba ikindi cyakirinjiye. Nabyo abantu bakabimenya. Yego dutoroke nabyo abantu bakabimenya nacikiriye ande makosa akabarinjiye. Amakosa yenda gukora. None ko wandende imyaka yo kubakirageze vundunga ukawuboye umugore wa kabiri. Byasi ukabura haritse ukawinjiye mu bushoreke. Ariko kumenya guca bugufi kamenya ngo nacumuye ngiye gusanga Imana imbabarire ngiye gusanga abashumba banjye mbyere bati byambayeho nanjye munsabire Imana imbabazi. Buriya niko kuri nabwo butsinze. Hanyuma rero reka twigire mu ijambo ry'Imana kuko nicyo kintu kigenderewe cyane ibyo twavugaga nabyo ni ibyubaka umurimo w'Imana ariko reka twivuge ijambo ry'Imana. Nicyo kingenzi sibyo siko bimeze pasi kuko numva ibyo twavuze byose nukubaka umurimo w'Imana ariko ikingenzi cyane ni ijambo ry'Imana. Abantu bazi ko nkunda ijambo ry'Imana rishakira ibigiye gitoya kuko nubwo nta gihe kinini dufite. Ibe riri ijambo ry'Imana. Ibe riri ijambo ry'Imana. Ni karibu pastor. Nebe tuba twavuze nabyo bifite aho bihurira n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mu mbano Imana yavuze cyangwa se yatanze harimo kwigisha, harimo kuvuga ubutumwa, harimo guhanura, harimo kurobanura imyuka, harimo kuvuga indimi. Ubwo rero tujye dutandukanya kwigisha bitandukanye no kuvuga ubutumwa cyangwa se bitandukanye no kubwiriza. Niyo mpamvu bino tuba twaganiriye twahereyeho biba bisa no kwigisha cyangwa se guhugurana cyangwa se kumenya uko twakwitwara mu bwami bw'Imana. Nguko nababwiye ngo hari n'abakizwa ukagira ngo bageze mu ijuru ugasanga basa n'abantu barenze kuri karite yabo bakajya no mu mwanya w'Imana bakajya ugasanga ibintu byarakomeye rwose. Kuko buriya David kintu nakubwira turi misi turi mu ntambara iteka ryose ku mavi niho hadushoboza gukomeza guhagararana n'Uwiteka Imana yacu. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira tugiye kurisanga hano muri Yesaya igice cyaho ni cya 60. Turasoma duhereye ku murongo wacu wa mbere. Titira amagambo atubwira ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Ubuntu buhanuzi bwawe yewe umukobwa ungurikiye, yewe umugabo ungurikiye, yewe mukecuru, yewe musaza, yewe musore, yewe mukobwa, ubu n'ubuhanuzi bwawe bugiye kukumanukira. Utega amatwi Imana kirushaho guhabwa icyubahiro. Murongo wa mbere atubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira wowe. Vuga ngo njyewe. Kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Vuga ngo nanjye buzangaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana.
ubura amaso yawe uraranganye urebe bose baraterana baza bagusanga baje aho uri abahungu bawe bazaza baturuka kure n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe niho uzareba ugaca umutima wawe uzikanga hanyuma waguke kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri akira ijambo ry'Imana. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, indego naguha nyiri ijambo ry'Imana iravuga ngo biracyashoboka. Vuga ngo biracyashoboka. Wowe undaza amatwi vuga ngo biracyashoboka. Wowe ubona ibihe biteye ubwoba, kaburi muri situation tameze neza, kaburi mu manza kubyara kabutegereje igihe kinini cyane, urubanza rwarakuzengereje uratsinda bakajurira, watsinda bakajurira, umaze gutanga amafaranga kuri bavoka ni menshi, wowe ubona utensa mu bitaro ukabona murwayi wawe aho gukira ari kuremba, wowe ubona utensa mu butayu, ndagira ngo bwire ko bigishoboka kubona ukuboko kw'Imana gukiza. Ndagira ngo bwire biracyashoboka kubona imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, biracyashoboka guhaguruka ku icyo gisasiro cy'umwanzi umaseho imisi, biracyashoboka gutsinda urwo rubanza, biracyashoboka kubaka urugo, biracyashoboka kubyara. Mana nishimwe cyane, Mana nihabwe icyubahiro. Oyo ni Yesaya wahanuye ubu buhanuzi, ariko uyu munsi ni Labani busubiyemo, niwe wongeye kubwira ngo biracyashoboka. Hari igitondo kimwe umutima wawe uzikanga, hari igitondo kimwe umutima wawe uzikanga ku byo uzaba uri kubonesha amaso yawe, hari igitondo kimwe uzaguka garagara nk'umuntu umaze imyaka mu mfundana, garagara nk'umuntu umaze imyaka mu butayu, amaze imyaka urabuze n'umutima wawe. Ariko ndakubwira ngo biracyashoboka kuva mu butayu, biracyashoboka kubyara, biracyashoboka kubona akazi, biracyashoboka kubaka inzu yawe, biracyashoboka kubona ayo mafaranga y'ubukode, biracyashoboka ya mukobwa bwabo ko Imana akubwiye buracyashoboka. Mana twegere kandi kindane natwe cyane. Oyo ni Yesaya wahanuye, aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ushe. Haleluya, Imana ishimwe. Ye mukobwa byuka urabagirane, ubu ni ubuhanuzi bwawe. Ye mudamu byuka urabagirane, ye mugabo byuka urabagirane. Imana ishimwe, byuka urabagirane, umucyo wawe uraje, umucyo wawe uraje, nyenyeri yawe igiye kwaka. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Burya hari ibintu byinshi cyane byagiye bisubiza abantu inyuma, aho wari werengeye umugisha ugasanga byanze, aho wari werengeye amahirwe ugasanga byafiyarinze, aho wari werengeye ubutabazi ugasanga inzugi zafunzwe. Ariko nguzaniye ijambo rivuga ngo biracyashoboka ko wishyurwa ririya deni, biracyashoboka ko wishyura ririya deni, kuko umucyo wawe uraje, ubwiza bw'Imana bugiye kukugarukaho. Biblia tubwiye ngo nubwo waretswe ukangwa, hano ni ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira, ndetse abantu bakaba bazi ko nta cyiza cyaguturukamo, abantu bakaba bazi ko nta cyiza cyaguturukaho, ariko uracyari umukandida w'ibyiza. Ya musore uracyari umukandida w'ibyiza, yewe mukobwa uracyari umukandida w'ibyiza, yewe mugabo uracyari umukandida w'ibyiza. Mana nishimwe, uracyari umukandida w'ibyiza. Mana nihabwe icyubahiro. Niba ugihumeka ukaba ukigendanye n'Imana, uracyari umukandida w'ibyiza nshuti yanjye. Mana twegere kandi tindane natwe. Hari biri kukurwanya, hari abari kukurwanya, bari kugutega imitego. Mana ihabwe icyubahiro bana b'Imana, ariko ndakubwira ngo iyo mitego ugiye kwisimbuka, iyo mitego Imana igiye kwigukuramo. Uri kugenda wese ku by'ibihe. Burya David
hari igihe umuntu ahindura amayira ku by'ibihe, hari igihe umuntu ahindura amayira, hari igihe umuntu ahindura ahahahira ku by'ibihe, hari igihe umuntu ahindura ahanyura ku by'ibihe. Uhinduye ibihe, uhinduye amayira ku by'ibihe, uhinduye aho uhahira ku by'ibihe, ariko ndakubwira ngo ndabidashoboka ku Mana. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Ndakitashoboka mu gihe gishyizweho. Ubu n'ubuhanuzi Yesaya yahanuriye i Buyuda cyangwa se Abayuda ngo bari bamaze iminsi mu bunyage, bari bamaze iminsi babona nta kintu, bari bamaze iminsi babona nta gikoreka, ariko igitondo kimwe Imana irabasangira babwira ngo genda ubabwire babyuke. Lefodo-tade Grerimene. Iri jambo kubyuka mwanya ni muto ngo dukomeze turivugeho. Hari umuntu babyutsa ariko akaba yari ataryamye, hari n'uburyamye bakamubyutsa, hari n'ubasha banga babyuka. Mana ishimwe cyane, ijambo turisesenguye. Hari n'uburi mu kazi abona ndakigenda ariko akabyuka, hari n'uburi muri bizinesi yararyamye, ariko muri iki gitondo Uwiteka yaravuze ngo byuka, byuka urabagirane bizinesi yawe ijya imbere. Mana ishimwe cyane, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uraje, nawe ugiye gukora byemere. Lefo tuse kontane mene, kuko Imana idafite icyo gukora ku buzima bwawe. Imana idafite icyo kurema ku buzima bwawe. Ibyo Imana ivuga, ibyo Imana irema ntabwo birarangira. Oya, mugambi w'Imana uracyari mwiza ku buzima bwawe. Levo tuse kontane medegleri. Hari umuntu wamamaga mu misese kuri telefone, umuntu benshi baduhamagara bati pastor bura nabo mwana w'Imana kubw'ibyaha byanje. Nawe byuka mu izina rya Yesu. Birashoboka ko nawe iteka ryose wicira witeka, kavuga ngo itabi ryangeza aha, kavuga ngo ubusamanye bwangeza aha, kavuga ngo ubu mutima mubongeze hano, ariko nawe ijambo ry'Imana ryavuze ngo byuka, byuka uve mu byaha, byuka uve mu bibi, byuka uva wari umaze iminsi adabagirane kuko umucyo wawe waje. Mana nishimwe. Reka dusoreze hano. Mana ibambere umugisha, Mana itindane namwe cyane, ariko humura, Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe, kandi ndakimana itokora mu gihe gikwiriye, ndakimana turema mu gihe gikwiriye. Komeza wizere Imana kandi ugendane nayo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane pastor kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Twagiye tuganira ku bintu byinshi, tugushimiye umwanya waduhaye abakuru ndi umukristo ndetse no kuri Gonarike Plus. Amen. Imana habwe icyubahiro ku kanya waduhaye. Amen, amen. Hanyuma dushimiye no ku bantu bagiye badukurikira no kuri Gonarike Plus ndetse no kuri ndi umukristo, ku muntu watangiye ikiganiro akaba gisoje, nawe turamushimiye cyane. Amen, amen. Hanyuma n'umuntu wakoze subscribe haba kuri ndi umukristo no kuri Gonarike Plus, nawe turagushimiye. Nawe ugiye kuyikora turagushimiye. Nawe wadukurikiye ariko ukaba utayikoze wibuke kuza kuyikora, nawe turagushimiye. Amen. Hanyuma rero reka ngewe nsabe kuri Gonarike Plus nk'ibisanzwe hano kuri ndi umukristo ho niwe mu rugo, mwabura nimero ye. Kuri Gonarike Plus nimero tuba tugomba kuyifata kugira ngo umuntu wifuza gusengana nawe azasengane nawe. Pastor rero watubwira nimero yawe ukanadusoreza n'isengesho. Ni 0784548382 ikiboneka no kuri WhatsApp wambuze bisanzwe kuko ari telefone biri busy ndi mu masengesho, cyangwa se abantu benshi babaye magari kaba kompoze, wanyandikira kuri WhatsApp igihe mboneye ubutumwa mba ngomba kugusubiza. Imana yacu igahabwa icyubahiro. Mana turagushimiye, izina ryanjye ryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangaza bana natwe, turakunezewe cyane, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana ifite ubutware bwose, uri Imana ifite gukomera kose. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe nirishimwe. Uri data wa twese kandi uhoraho, imigambi yawe ni myiza. Sengeye bano bene data bashiki bacu badukurikiye, Mana ugumana nabo mu gihe cyabo cy'umunsi mubi, ujye bakomeza, ujye ubaha imbaraga mu gihe cyabo bikomeye. Kristo mwiza mwana w'intama w'Imana, ujye utindana nabo kuko uri Imana y'urukundo. Ngagirira neza bawe, bafashe muri byose, barengere kubyo neza n'imbabazi zawe.
niko dushimiye Imana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen.